ntabwo uzi ko urabera muri ino shamba wowe wabaye iki se ntabwo uzi nyuma wabaye iki hano ko mbona dore ibintu byakubaye ntabwo uzi ko urabera muri ino shamba bagenzi bacu bapfuye barangiye utandukanye gute se ikintu cya mbere njye nabuze GPS yanjye nabonye ko ni kukubwira ngo abantu twese twatandukanye muri ino shamba nturi kubica muri iri shyamba ko tuje muri picnic ahubwo sinzi neza ko nta bakobwa twari kumwe nabo bakira amahoro cyo sinzi urananiwe ba wicaye kabanza ajya kwiga Uko nkanze urankanze wabaye iki abantu bose bapfuye bashize bose na Abuba twari turi kumwe se Abuba dore niwe wapfuye kare ahubwo niwe wapfuye mu ba mbere tuve mu iri shyamba ngo natugende tuve mu iri shyamba wakinuwe n'igihugu akose byagenze bite wakinuwe byagenze bite hano wowe uri kuza unkanga w'abantu bapfuye bashize noneho uri kuza unkanga we ngo bapfuye bande nta n'umwe agihari noneho uri kuza unkanga we va hano tugende kuko nutahava hano abantu bose bashize bande se ariko noneho rambaro umva Ah!
Oya. Wakintu ni jewe. Dirishiti cyagize. Ni jewe wakintu. Twongere. Oya buretse imyicira. What is that? Fahano amabyigo. Uraja gutereta nta sano afite.